Ese byaba ari byo koko aba bana babiri bo muri Moriox Kids Sheri Silver yaba yabasinyishije? Mu makuru dukomeje kugenda twumva, turi kugenda tubona inkuru zandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda bivuga ko Sheri Silver yaba yasinyishije bano bana babiri batoya bo muri Moriox Kids. Tukimara kubona ibyo ngibyo natwe ntitwicaye ngo dutuze, twakoze ibishoboka byose ngo tumenye ese koko nibyo aba bana babiri bo muri Moriox Kids baba bagiye gusinya muri Sheri Silver. Ibyo nibyo tugiye kubagezaho hamwe n'ibindi tutababwiye muri iyi nkuru. Gusa mbere y'uko tugira icyo tuyivugaho, banza ukore kuri iyo buto ya subscribe, unkandire subscribe. Iyi video nimba wayikunze ukande like, unatere comment utubwire uko wayumvise. Numva yanakunyuze uyisharinge ku nshuti zawe. Reka dutangire rero. Hamaze iminsi havugwa inkuru z'uko uyu mubyinnyi mpuzamahanga Sheri Silver yaba agiye gusinyisha bano bana babiri bo muri Moriox Kids akabazana muri Sheri Silver Foundation. Ibi byatangiye rero ubwo handikwaga inkuru zivuga ko Sheri Silver yaba yaragiranye ibiganiro n'ababyeyi b'aba bana, ababyeyi b'aba bana bakemera ko abana babo bajya muri Sheri Silver Foundation. Umubyeyi umwe muri aba bana aragira ati, twe ntacyo byaba bidutwaye abana bacu baramutse basinye kwa Sheri Silver Foundation kuko baba bagiye mu maboko mazima. Ibi ngibi nyuma yo kubitangaza, hagaragaye inkuru nyinshi cyane zicicikana zivuga yuko aba bana bashobora kuba bagiye kujya muri Sheri Silver Foundation. Aya makuru rero ntago aribwo akimenyekana kuko haciyemo iminsi rwose nyuma y'uko uwari umubyinnyi muri Moriox Kids Dani asezeye. Hari abakomeje kugenda bavuga ko n'abandi bazagenda bavamo urusorongo. Gusa nyine icyo si cyo twashingiraho tubabwira ino nkuru, ahubwo iyi nkuru irashingira ko aba bana babiri, aba bana bazi gukora challenge, abana bato utatinya kuvuga ko aribo ba mbere mu Rwanda batoya bazi gukora challenge neza ku myaka yabo. Sheri Silver aramutse abasinyishije yaba akoze akazi gakomeye. Icyaba kigiye gukurikiraho ni ukukomeza gukurikirana impano zabo nk'uko asanzwe abikorera abandi arera. Birimo biravugwa ko aba bana babiri rero Sheri Silver akimara kubasinyisha azahita abaha contract y'igihe kirekire bakorana nawe. Biravugwa ko aba bana bashobora kuzagiramo ikintu bita blessing cyangwa umugisha mwinshi cyane, kuko bashobora guhabwa kontra nziza, yewe bakajya banakora ibintu byinshi, nyine bakora ama challenge menshi nk'uko basanzwe babizwiho. Ibi rero bishobora kuza gutuma Moriox Kids bagenda bayikuramo abakinnyi gahoro. Twakomeje kugenda dutohoza amakuru dusanga ngo ikintu gishobora kuba cyarakuriye aba bana kujya muri Sheri Silver ngo nuko Sheri Silver ikunda guperforminga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ikindi mu bitaramo bimwe na bimwe Sheri Silver ibiri imbere, kandi ikindi ni na foundation ikomeye ku rwego mpuzamahanga, yaba mu Rwanda yaba mu mahanga. Sheri Silver Foundation irakomeye. Ibi rero nyuma y'uko abantu bose bakomeje kugenda babivuga, amakuru ari guturuka muri Moriox Kids arimo aravuga ko aya makuru bo ntayo bazi, yewe ko nta n'ibyo barumva bivugwa, cyangwa ngo ababyeyi babo bazi babibasabe bababwire ko abana babo bagiye kujya muri
Sherry Silver Foundation. Umuyobozi wa Moriox aragira ati yego nibyo abana bakeneye gukurikiranwa kandi bakeneye ibintu byinshi nyine cyangwa support nyinshi izatuma bagera aho bava bakagira ahandi bagera. Ntago twazitira abana baramutse bafite aho bashaka kujya kandi babona bishimiye, ariko nanone ayo makuru ntago turamenya aho ari kuva n'aho yerekeje. Nk'uko mwagiye mubona izi inkuru ku itangazamakuru zibyandika zibivuga cyangwa zibigarukaho, natwe niko twabibonye. Gusa nta rujijo ruhari, nibiba bihari tuzabibabwira. Ibi byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa Moriox. Gusa natwe dutohoje neza twaje gusanga koko iyi nkuru ari impamo ko Sherry Silver yaba ashaka gusinyisha bano bana babiri bo muri Moriox Kids bakaza gukora challenge nk'uko bari basanzwe bazikora, kandi bakagira na support yisumbuyeho kuri support bari bafite muri Moriox Kids. Inkuru rero ziraza gukomeza kugenda zandikwa cyangwa zivugwa, gusa njye reka mbe nsubikiye ahangaha nkomeze nohoza amakuru neza. Ninza kugira icyo menya kurushaho ndaza kubamenyesha, nkubwira ngo ibuka gukanda subscribe wowe utarayikora, ufungura inzogera uzajya ubasha kubona izindi video zacu.